Muraho neza, uyu ni Edith Turatimana nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga, aho tugiye kwereka inzu nziza cyane iri ku giciro cya miliyoni 220 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu igurishwa nziza cyane iri hano Kibagabaga kuri kaburimbo. Ni inzu ngiye kwereka neza gake, ifite ibyumba 4, toilette 3 ndetse n'aka office ndetse n'agapisine gatoya cyane. Muragenda mubireba ibintu byose nagenda mbibereka buri kantu ku kandi murabasha gusobanukirwa iyi nzu nziza cyane. Ibyumba 4, toilette 3, rooftop, agapisine ndetse na office nziza cyane. Parking yo ni nta makemwe, imodoka byibuze enye nini cyane z'amajipe zaparitse neza. Reka tubereke ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza pe, nanjye rwose ndarangaye. Ifite amafaranga inayegukana. Ni inzu ifite parking isakaye, banyerekeye ko ifite parking isakaye. Ni nziza cyane rwose. Hanyuma tugiye kubereka uburyo bimeze. Ni inzu nziza cyane rwose. Tukiri aha ngaha murabona ko ifite ahantu hari utubuye, ahantu bagiye bakora neza cyane, twiza cyane. Urabona ko ifite agapisine, nakwita ngo na agapisine gakeya, kugira mu bireba ko ibintu byose biri clair. Ni inzu nziza cyane, ifite design nziza cyane, ifite imitako myiza cyane. Twahereye aha ngaha, reka duhere muri salon tugende tubereka ubwiza bw'inzu. Parking nababwiye ko byibuze ari imodoka enye zaparitse neza z'amajipe manini cyane. Tukiri aha ngaha duhita duhitira kuri aka kabariko kiza cyane ko kuri salon yacu. Ni akabariko kiza, urabona ushobora kwicarana na famille yawe muri kuganira nta n'ikibazo rwose mufite. Twagiye mu nzu, urabona ifite urugi rwiza cyane rwa muvura, banyerekere ko ifite urugi rwa muvura, urugi rwiza cyane rufungwa neza cyane. Banyerekere ibintu byose babashe kugenda basobanukirwa buri kantu ku kandi. Twinjiye muri salon, urabona ko twinjiye muri salon, hagarara hari ubereke uburyo TV stand imeze. TV stand nziza cyane, uri kugenda mubireba uburyo bimeze. Inzu nziza ifite ahantu watereka utuntu, amafoto cyangwa se uturabyo bitewe n'icyo ushaka kwashyira. Gypsum ni plafond, hanyuma amatara meza cyane. Banyerekeye amatara uburyo bagiye bayensana, amatara meza cyane. Inzu ifite urumuri ruhagije cyane. Kuri miliyoni 220 muri Kibagabaga, nanjye byantangaje. Kadastre nziza cyane iruta n'itaje rwose, hari amataje iruta ndakuraye. Salon nini woka byaramwe, ntabwo nava ku isalo ntaberetse uburyo ingana. Nyebera uburyo iyi salon ingana. Ni salon nini cyane ubasha gushyiramo, reba metero zihari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metero 7. Urabona ko ari salon nini cyane yisanzuye. Abantu mujya mumbaza amasalo manini 1, 2, 3, 4, 5 metero 7 kuri 5. Ino salon nini cyane. Twavuye aha ngaha tuje no muri salle à manger. Urabona ko ifite salle à manger nini uko uri kugera wibona, ifite lavatory meza cyane ndetse n'akantu ushobora gukoresha uri gukuramo isabune. Inzu nziza cyane rwose, ushobora kwicarira hano urimo uraganiriza madamu imeze bite, uyu munsi akazi kagenze gute, arimo aragutekera icyakurya. Twavuye no muri salle à manger, tugiye no mu gikoni cyiza gifite utubati twiza nk'uko byaramwe, noneho birandenze nagire utubati twayo. Ino nzu ni nziza pe, hari n'ama etage iruta ndakurahiye. Ndebera nawe noneho uburyo iyi bimeze. Biri inzu nziza cyane kuri miliyoni 220 ndetse harimo n'ibiganiro. Uyu muryango nako iki gikoni gifite umuryango usohokera hanze mu gikari, naho turaza kuhagera, ariko reka tubanze tubereke ibyo mu nzu. Cameraman igenda ubanyerekere uburyo ki uyu muryango ushobora gusohokera mu gikari utarinze ujya guca muri salon. Mwabibonye neza cyane. Twagiye rero mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi, gifite umuryango wacyo uhera aha ngaha. Banyerekere dushe yayo uburyo imeze. Ni dushe nziza cyane, urabona ko ari ibintu byiza cyane bisukuye. Genda bereka akantu kandi babashe gusobanukirwa n'iyi nzu. Twagiye muri iki cyumba cya mbere twita ngo ni cy'abashyitsi. Urabona ko ari icyumba kinini cy'abashyitsi, gifite n'idirishya rireba hanze kuko ndabibabwiye. Ni idirishya ryiza cyane ritanga urumuri ruhagije. Twagiye rero, urabona ko turaza gutya, nituva muri iki cyumba duhita tuzanaho muri bya byumba 3 bindi bisigaye. Ni inzu nziza pe. Hanyuma ukiri hano uhituza muri iki cyumba cya kabiri, muri bya byumba 3 tukite ngo ni icya mbere. Muri bya byumba 3 byo hirya tukite ngo ni icya mbere. Nacyo urabona ko gifite idirishya ryacyo ribasha gutanga urumuri ruhagije. Twavuye aha ngaha noneho bise tuza hehe muri cya cyumba kindi cya gatatu. Urabona ko ari icyumba cyiza cyane,
kinini nacyo cyisanzuye gifite nacyo idirishya ryacyo. Twagiye tukiva ahangaha urabona ko hari akaryango gasohoka hanze muri ya koridoro gashobora gutuma ujya mu nzu zo hanze cyangwa se mu gikari. Mwabibonye ko ari wa muryango usohoka utuma ujya mu gikari. Twagiye none iyi toilette twinjiyemo ni ya toilette ibasha gusavinga bya byumba bibiri nkuko uri kugenda mubibona. Iyi ni ya toilette ibasha gusavinga ibyumba bibiri. Twabona ko ari toilette nziza ndetse na douche nziza itanga amazi meza ndetse n'iki kirahure cyiza cyane. None tugiye mu cyumba nyamukuru, cyumba cy'principal gihera ahangaha. Nako gihera ahangaha uza gutya, reka duhere mu idushe yacyo mubashe kureba uburyo bimeze. Ni dushe nziza nini, urabona ko ari toilette zigezweho, ikagira utulavabo twiza cyane, no kugira mureba udutara twiza cyane. Murabibona hano watereka isabune, ni ahantu heza cyane, ndetse n'iyi dushe yayo nk'uko muri kugenda mubibona. Banyerekere uburyo bimeze rwose, ni dushe nziza cyane nini yisanzuye. Twaje gutya rero principal niyo twinjiye mu muraba ko ari icyumba kinini cyane kiri principal, icyumba kinini cyane cyisanzuye, urabona ko gifite ahantu hose yagiye aprovidinga ahantu wabutapo twiza cyane, ndetse na garderobe yacyo. Nonze umwuka bwawe, inzu ni nziza pe, ni garderobe nziza wabasha guterekamo imyenda. Ni icyumba kinini cyane rwose cyisanzuye. Twanyerekera uburyo bimeze, ni inzu nziza cyane yisanzuye. Hanyuma tukiri ahangaha bita tuzamuka hehe? Bita tuzamuka muri ka office nababwiye. Urabona ko tuzamutse gutya bita twizira hejuru muri ka office nababwiye ko hejuru. Nababwiye ko ifite ibyumba 4, toilette 3 ndetse na rooftop na ka office. Urabona ko ifite ka office keza, mwabanyerekera uburyo ibintu bimeze. Na ka office keza ushobora kuba urimo urategura akazi nta kibazo, ufite cameraman ninjira ubereke uburyo ibintu bimeze neza cyane. Inzu nziza ufite banyerekeye no hasi uburyo bagiye babi providinga neza cyane. Twagiye none kuri rooftop, urabona ko tuzamutse gake tugera kuri rooftop. Urabona ko uhura n'amavaze meza akwakira rwose neza, ati urakaza neza. Ahantu heza cyane, rooftop nziza cyane rwose, ikwereka view ya Kibagabaga. Urabona ko ari ahantu heza cyane ushobora kuganira na family yawe wicariye gutya uri kureba ibyiza bitatse u Rwanda, byiza cyane. Hanyuma rero reka tugere no mu gikari tubashe kwereka uburyo bimeze. Nkuko nabagiye ko tugiye mu gikari, murabona ko rwose ari ahantu heza hisanzuye, ushobora kugenda mu gikari umeze neza. Tugira ngo tuwereke buri kantu kandi turebe eske niba ngiye mu gikari koko nta kibazo ndi buze guhura nacyo. Urabona ko ifite toilette nziza y'umukozi wo Kadaramegeni. Banyerekere uburyo toilette imeze, ni toilette ya siège. Hanyuma ikagira n'iyi nzu y'ahangaha y'umukozi nini cyane, banyerekere uburyo ingana, ndetse n'iki gikoni cyo hanze gifite amabuye. Urabona ko ni cya gikoni ushobora guteka uri guteka gasombe cyangwa se ibishyimbo mu muco w'iwacu. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero uyu ni wa muryango nababwiye, wa muryango winjira muri cya gikoni cyo mu nzu, kugira ngo muri kugenda mubibona. Ikigega mwakibonye ko ifite n'ikigega hejuru, genda banyerekera uburyo ibintu bimeze. Ikagira n'ahantu banikira imyenda, mwahabonye ko ari ahantu banikira imyenda rwose hanini cyane, banamesera bakanikira n'imyenda. Hanyuma reka tugende gutya tugende tubereka uburyo no mu nguni zaho hameze. Ni inzu nziza rero ushobora kugura unibereye hanze nta n'ikibazo ufite, hanyuma tugakora amasezerano ibintu bigahita biva mu nzira rwose nta n'ikibazo ufite. Ni inzu nziza cyane iparitsemo imodoka byibuze 4 cyangwa 5 bitewe n'uburyo zingana. Hanyuma rero mudukurikire kuri Rwanda Real Estate, mujye mubasha kureba updates zigezweho rwose. Nako ari ibintu rwose byiza cyane biteye amabengeza, ni ibintu byiza cyane rwose. Ino nzu yacu ya Kibagabaga iri kugurishwa ku giciro cya $220,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu wayegukana. Murakoze, murakarama.